Mwaramutse neza abakunzi ba Kamera Gospel TV Show. Ni amahoro y'Imana. Nongeye kugaruka nshima Imana kuri uyu munsi nanone iki gitondo cyiza Imana iduhaye cy'umugisha. Ndizera ko namwe mumeze neza abadukurikiye ku isi yose. Na Pastor Urukundo Genevieve, amahoro y'Imana bane namwe. Ndashima Imana rero ngarutse gushima nanone ku rukundo rw'Imana. Ubwo tugarutseho ijambo ry'Imana mu by'ukuri riravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo, yanditswe muri Yohana. Reka mbabwize ukuri, Imana yadukunze urukundo rw'agahebuzo, niyo mpamvu mbere na mbere ibintu byose dukora tugomba kuyiragiza. Reka dufatanye gusenga. Turagushimye Mwami Yesu yuko wadukunze urukundo ruhebuje kandi wadupfiriye ku musaraba tugacungurwa kubw'amaraso yawe nta kiguzi dutanze. Warakoze Kristo utubera inyangamugayo n'indakemwa. Turagushimira ko watushyize mu bwiza bwawe ukadushyira mu gaciro kawe. Uyu munsi turiho kubw'imbabazi zawe. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Tugiye gutangira rero kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko ku rukundo rwawe wadukunze ndetse kutuyoboza umwuka wera n'ijambo ry'Imana. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Abakurikira iki kiganiro bose ubatera umwete wo kumva no kumvira no guhinduka, kandi byose bikore kwiyubahisha mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 16. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo riravuga ngo, Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 16, ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kamere yacu irarikira ibintu bigaragara bifatika. Kamere ishobora kurarikira inzu, ikararikira amafaranga, ikararikira, ntabwo ari bibi, byiza kubitunga, ariko ibyo ni inyongera. Reka tugire kamere ihindutse, kuko 17 haravuga ngo kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Imana itweze kandi dutunganye. Iyo dushaka gukora ibyiza, Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo nshaka gukora icyiza ngo ariko ikibi kikantanga imbere. Reka tuyoboze umwuka w'Imana. Akuyobora gute rero? Bibiliya niyo karita y'umuhanda umwuka wera akoresha ngo akuyobore mu ijuru umunsi ku munsi, kandi akagufasha kwifashisha inyigisho y'ijambo ry'Imana. Niba ufite ijambo ry'Imana rero, gerageza kurisoma nubwo yaba iminota 2. Ufate ijambo ry'Imana urisome, uriha agaciro, nk'uko dusomira ijambo ryo mu Bagalatiya yuko dukwiriye guhinduka kamere zacu zikaba zerekeye kuri Kristo Yesu, zerekeye ku Mana, akaba ariko duhinduka natwe. Reka iki gitondo dusenge kugira ngo Imana iduhindure, iduhe imiyoboro myiza inyuramo ijambo ry'Imana, ijambo ry'umwuka, ijambo ry'ubwenge. Mu by'ukuri iyo dusomye uko ijambo ry'Imana rigenda, uko ritembera mu buzima bw'umuntu, ni nk'uko umuntu atera intambwe. Iyo ugiye gukizwa utangira kumva uranezezwa n'ijambo, kumva uranezezwa n'indirimbo z'Imana, ariko mu by'ukuri hari ikiba kirimo gukorwa mu nzira yawe. Urwo ni urugendo. Rero mu mibereho yawe nyura mu nzira y'Imana, nyura mu ijambo ry'Imana, niho bizaca, kandi unyure muri kamere y'Imana. Reka nkubwize ukuri mwene data, uko ugenda usoma rimwe na rimwe, umwuka wera azakuganiriza aciye mu mirongo imwe n'imwe ya Bibiliya. Kenshi na kenshi rero abakristo batanga ubuhamya ngo nari mfite ikibazo hanyuma kirahinduka, ukagira ngo ni ibintu byikoze. Byahindutse kuko nawe wahindutse. Kandi mu by'ukuri iyo urimo gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, imiyoboro yawe, umwuka wera araza akanyura mu mutwe wawe, akanyura mu bitekerezo, akanyura mu busabane, ugatangira gusabana n'Imana. Ndagushishikariza gusoma ijambo ry'Imana muri iki gitondo, kandi umwuka wera bikushoboze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Reka dusenge kugira ngo buri muntu wese utajyaga agira umwete wo gusoma Bibiliya, utagiraga umwete wo kumvira umwuka wera, atangire kumva yiyoborwamo n'umwuka mu izina rya Yesu. Dusenge. Data, turagushimye, tuguhaye icyubahiro kuko urigira neza, tuguhaye icyubahiro kuko uduhaye umwanya wo gusoma ijambo ryawe muri iki gitondo. Ntabwo guterekamo byinshi cyangwa se gufata byinshi twabishobora, ariko iyo bidushoboze turabifata kandi tugafata iby'ingenzi. Mwami Yesu, turagushimiye utwohereza umwuka wera, kandi umwuka wera yagiye azana abakristo benshi, akabazana mu itorero,
uyu munsi wa none bagahinduka bagatangira kuba abakozi bawe. Turi abana bawe rero, ongera uduhindure, uhindure imiryango yacu, uhindure imitima yacu, uhindure imibereho yacu, tuba abana b'ubwami kandi bategereje ubwami bw'Imana. Urakoze kudutungishije, urakoze kudukuriyeho ibyatubuzaga byose, byadutangiraga mu nzira mu rugendo. Urakoze kuduharuriye inzira ariyo jambo ry'Imana. Iki gitondo uduhe gusabana n'ijambo, uduhe gusabana n'Umwuka Wera binyuze muri Kristo Yesu, twizeye tudashidikanya ko ari wowe ubiyoboye. Amen.